Shalom shalom bakunzi batwaremeye imirimo myiza TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nezererewe Imana yongeye kutugirira neza ikaduha uyu mwanya ngo twongere duhure kandi tuganire ku magambo y'Imana. Tubonereho kandi kubabwira ngo abari ku mugoroba mugire umugoroba mwiza, bari mu gitondo mugire igitondo cyiza n'umunsi mwiza, abari mu ijoro mugire ijoro ryiza. Imana y'amahoro ibishimire kandi iduhana umugisha muri byose. Hamwe n'ibyo rero turashima Imana ko yongeye kuduha umwanya wo kugira ngo iduhuze n'umukozi wayo, umugaragu wayo ugiye kutugezaho ibyo Imana yamuhaye uyu munsi. Nk'uko mubibona imbere yanyu kuri kamera, Imana y'amahoro imuha umugisha. Karibu, Imana y'amahoro iduha umugisha. Mbanje kubasuhuza nshuti twaremewe imirimo myiza, ndabasuhuje mu izina rya Yesu aho muri hose mu bihugu bitandukanye hirya no hino, muri Amerika, mu Burayi, muri Aziya, mu Rwanda n'ahandi hose ndabasuhuje. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Uyu munsi ndi imbere yanyu nyine nk'uko mumbona, nje kugira ngo tuganire ku mudamu, ku ijambo riboneka hano mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 16. Topike yaho iravuga ngo kunyagwa agaciro n'ijambo ku mugore. Reka tuganire kuri ayo magambo. Njyewe ubicaye imbere nitwa Madamu Bishop Joseph Uwimana Clementine. Mfite abana 6 n'umugabo umwe. Hari abagira benshi, hari abagira 2 cyangwa 3, ariko njye mfite umwe n'abana 6. Rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana uyu munsi, ngira ngo nkwibutse ko umugore yambuwe agaciro ndetse n'ijambo kubera ko yari amaze gucumura. Reka tuganire kuri ayo magambo. Itangiriro ibice 3 umurongo wa 16. Dusomere. Imana y'amahoro ni guha umugisha. Reka dusomere ijambo nk'uko ubitubwiye. Turasoma mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 16, kandi ngiye kutuganiriza hejuru y'iri jambo rivuga ku kunyagwa agaciro n'ijambo k'umugore. Imana y'amahoro imuhe umugisha. 16 haravuga ngo kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara ubabara, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Amen. Amen. Iri jambo umugore yari amaze gucumura imbere y'Imana, yari amaze kugwa mu cyaha, ariko ngo ageze imbere y'Imana, Imana ije kubareba, ije kubashaka. Iyo ukomeje muri icyo gice, iyo usomye iki gice cyose harabikubwira, hakubwira yuko uyu mudamu yaracumuye, amaze gucumura ashyira n'umugabo we nawe aracumura, asoroma ku giti Imana yari yarababujije gusoroma, asoroma ku mbuto Imana yari yarababwiye ko batagomba kuzaryaho. Igiti Imana yari yarababujije kuryaho aragenda aragisoroma, amaze kugisoroma aracumura. 16 haratubwiye ngo kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya
ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo. Uyu mugore yambuwe agaciro, uyu mugore yamburwa ijambo kubera ko yari amaze kubabaza Imana, kubera ko yari amaze gukora icyangwa n'Uwiteka. Imana iramureba iramubwira ati kubw'icyaha ukoze, kubw'iyo mpamvu uzajya ubyara urushye, uzajya ugira umubabaro cyane utwite, uzajya ugwiza umubabaro cyane utwite, cyane ugiye kubyara uzajya ugira umubabaro. Icyo aho ngaho niho Imana yari itangiye guhana umuntu yiremeye, niho Imana yari itangiye guhana umudamu. Iravuga iti wowe uzajya ubyara urushye, uzajya ubyara ugowe, uzajya ubabara kubera ko yari imwatsa agaciro. Aho niho Imana yari imwakiye agaciro, aho niho abadamu Imana yari itwakiye ijambo. Iravuga iti noneho agaciro namaze kukakunyaga, noneho ntabwo ari agaciro gusa, reka nkunyage n'ijambo. Irangije iravuga iti noneho ntuzangaruke n'imbere, ntuzongere kugira ikintu umbwira, ntuzongere kugira ikintu nsaba, ahubwo kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe. Umudamu anyagwa agaciro, anyagwa n'ijambo. Aho ngaho nta gaciro twari tugifite, nta jambo twari tugifite imbere y'Imana, ahubwo ijambo twari turisigaranye imbere y'abagabo bacu, kuko twari twamaze kuba abacumuye, twari tumaze kuba igicumuro. Imana yitegereje irareba iravuga iti uyu mudamu niremeye ntabwo namwica, ntabwo namwaka umugabo we, ahubwo icyo ngomba gukora nuko ngomba kumunyaga ijambo imbere yanjye, ahubwo nkazajya asabwa n'umugabo we. Umugabo ntabwo ari we wari wacumuye, ahubwo umudamu ni we wari wacumuye. Imana itunyaga ijambo, Imana itunyaga agaciro kubera yuko twari tumaze gukora icyaha. Imana idufashe cyane. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Ngo kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, ngo kandi nawe azagutwara, nawe azagutegeka, nawe azaba umuyobozi wawe. Kuko nta handi kwifuza k'umudamu kwari gusigaye, nta handi kwifuza k'umudamu kwari kuri. Kwifuza k'umudamu kwari gusigaye ku mugabo we, kandi imbere kwari ku Mana. Ariko Imana iravuga iti uko byamera kose, kubw'icyo wakoze, kubw'uko washutswe ukemera gushukika, nanjye nkwambuye ijambo imbere yanjye, ahubwo ijambo risigaranye imbere y'umugabo wawe, agaciro gasigaranye imbere y'umugabo wawe. Niwe uzajya ubwira maze nawe akaza akambwira. Arangije iramubwira ngo kandi ngo nawe ubwe azagutwara. Aho twari duhanwe cyane, aho ngaho niho twari duhaniwe, aho ngaho niho igicumuro, ikiru cy'igicumuro cyacu Uwiteka Imana yaragihereje. Uwiteka dufashe cyane. Niba ntibeshye, niba numvisije neza, ijambo ry'Imana tubwiye iravuze ngo kandi Uwiteka Imana abwira uwo mugore ati kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Bivuga ngo imibabaro yose umudamu yahura nayo, bivuga yuko ituruka kuko yari yambuwe ijambo n'agaciro. Ijambo yari afite imbere y'Imana mbere atarakora icyaha, bivuze ko yari afite uburenganzira bwo kwibwirira Imana icyo ashaka. Mbere atari yakora icyaha yari afite uburenganzira bwo kwibwirira Imana icyo ashaka icyo ari cyo cyose. Ariko amaze gucumura, amaze kumvira inzoka, Imana iramureba, igira agahinda, Imana irababara. Imaze kubabara iramubwira ngo noneho singushaka n'imbere yanjye,
sinshaka no kureba isura yawe, sinshaka no kumva ijwi ryawe imbere yanjye, ahubwo ujye ugenda ubibwira umugabo wawe. Numara kubibwira umugabo wawe, ibyo uzabwira umugabo wawe nawe azaza abimbwira, namara kubimbwira niwe nzasubiza, maze nawe azaguha igisubizo. bivuge ngo nyuma yo gucumura k'umudamu yahise yamburwa ijambo mu maso y'Imana, uburenganzira afite bwo kwibwirira Imana, uburenganzira afite bwo kwigerera imbere y'Imana, uburenganzira yari afite bwo kwisabira Imana icyo ashaka, ahita bwamburwa. Aho yarabunyazwe, aho niho yaranyagiwe agaciro imbere y'Imana, aho niho yaranyagiwe agaciro, yahanyagiwe ijambo imbere y'Imana, ahanyagirwa kwisabira, arangije ahamburirwa n'agaciro yari afite imbere y'Imana, ahamburirwa n'ako gaciro, noneho agaciro ke gasigara imbere y'umugabo we gusa. bivuge ngo icyaha nicyo cyari gitumye no kutumvira Imana, nicyo cyari gitumye yamburwa agaciro imbere y'Imana, yamburwa n'ijambo imbere y'Imana, ntiyemererwa kugira icyo yivugira imbere y'Imana, ahabwa uburenganzira bwo kujya akibwira umugabo we nawe akajya kukimubwirira Imana, akajya Imana yamara kukibwira umugabo akaza yagaruka kuza kukibwira umugore. Yego, umugore aho ngaho amaze kuhatakariza ijambo, amaze no kuhatakariza agaciro, yasigaye asaba umugabo we gusa. Niwe yari agifiteho ijambo, niwe yari agifiteho umwanya, niwe yari agifite kurebana nawe. Arangije akurwa imbere y'Imana kuko yari abaye igicumuro, yari amaze gucumura. Arangije Imana yamubwira ati ibyo uzakenera byose, ibyo wankeneragaho byose birarangiye, genda ujye ubikenera ku mugabo wawe. Numara kubibwira umugabo wawe nawe azaza abimbwire, namara kubimbwira njyewe nzagira nte, nzasubiza umugabo wawe. Uzategereza igisubizo ku mugabo wawe nawe azaza gusubiza. Imana idufashe cyane. noneho bivuge ngo kera umudamu atari yacumura mu maso y'Imana ngo abe igicumuro, nkurikije ijambo twasomye, yego, umugabo n'umugore bombe bari bafite ubutware imbere y'Imana. Bose bari bafite ubutware bungana imbere y'Imana. Nubwo umugabo yari yaremwe umugore agakurwa mu mugabo, ariko bose bari bafite ubutware imbere y'Imana, bari bafite ijambo imbere y'Imana, bari bafite kwisabira Imana, bari kumwe nayo bakagenda bakayisabira. Eva yari afite ubutware bwo kugenda akivugira icyo ashaka cyose imbere y'Imana. Adamu yari afite ubutware bwo kugenda akivugira icyo ashaka cyose imbere y'Imana. Ariko amaze gukora icyaha, amaze gucumura, Imana iramubwira ngo ntabwo nkigushaka kuza kugira icyo usaba, kuza kugira icyo umbwira, kuza kugira icyo winginga. Acibwa imbere y'Imana nyagwa ijambo gutyo. Ubutware bwasigaye ku mugabo, kuko umugabo ntabwo ari we wari wacumuye. Imana ishimwe cyane. Amen. uyu mugabo Adamu, sinzi niba ubutwara umugore yari yambuwe bugasigarana umugabo gusa, ntabwo nzi niba hari ikindi Bibiliya bivugaho. Byarangiriye ahangaha gusa? Ntabwo byarangiriye ahangaha gusa, ahubwo muri Timoteyo, tugende muri Timoteyo wa kabiri ibice 10 umurongo wa 14, igice cya kabiri umurongo wa 10 kugeza 14. Timoteyo abitubwiraho neza, nawe abivugaho, nawe yatubwiye buryo ki umugore yanyazwa agaciro, umugore anyagwa ijambo imbere y'Imana kubw'uko
yari amaze gukora icyaha. Timoteyo ibice 2 umurongo wa 10 kugeza 14. Yego. Ijambo riravuga ngo ahubwo birimbishe imirimo y'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yigana ituza aganduke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo we, ahubwo agire ituza, kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hagakurikiraho Eva, kandi Adamu si we wayobejwe, ahubwo umugore niwe wayobejwe rwose ahinduka umunyabicumuro. Amen. Ya, iri jambo ribisobanura neza ngo Timoteyo nawe abivugaho, aravuga ngo ntabwo umugore akwiriye kwigisha, ntabwo umugore ari bwigishe, ntabwo umugore azajya avugira imbere y'Imana. Ahamiriza neza icyo Imana yavuze ku mudamu, aragihamiriza, aravuga ati kubera ko umugabo atari we wacumuye, ahubwo umugore ari we wacumuye, niyo mpamvu umugore nawe atazahagarara mu rusengero ngo yigishe, atazahagarara mu itorero ngo yigishe, atazahagarara ku ruhimbi ngo yigishe. Arangije aravuga ngo kubw'iyo mpamvu, kubera igicumuro yagize, kubera ko umugabo waremwe atari we wacumuye, ahubwo umugore wakuwe mu mugabo ari we wacumuye, niyo mpamvu umugabo azajya avugira imbere y'Imana, akavuga no mu itorero, akavuga mu rusengero, akavuga mu bandi, ariko umugore we agomba gucecekera hehe? Imbere y'Imana, agomba gucecekera mu rusengero. Ariko arongera aravuga ati nubwo bimeze gutyo, abagore bajye birimbisha gusa, ibyo nibyo byabo, nibyo bibakwiye. Nago kandi birimbishisha imirimo myiza, imirimo y'ingeso nziza, birimbishisha imirimo yabo. Ntabwo yari avuze iyi myambaro yacu y'uyu mubiri, ntabwo yari avuze iki, ahubwo yari avuze imyambaro y'imirimo myiza, kugira ngo azabone cyangwa se nawe azagire agaciro imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. Muri make niba nsomye neza, nibutse neza, ku murongo wa 10 haravuga ngo umugore yigana ituza aganduke rwose. Muri make Pawulo nawe yandikira Timoteyo yari akigaragaza yuko umugore agomba kuba munsi y'ubutware bw'umugabo we. Yego, Pawulo yari akigaragaza ko umugore agomba kuba munsi y'ubutware bw'umugabo we, atagomba kujya hejuru ngo azamure ijwi imbere y'umugabo we, cyangwa se ngo ye kubituza imbere y'umugabo, cyangwa abituza imbere y'umugabo we. Atuze, ye gusakuza, ye kuvuza induru, ye kuzamuka hejuru, ahubwo agira ute? Aha agaciro umugabo we, yubaha umugabo we. Iyo niyo mirimo myiza agomba kwirimbishisha, kugira ngo umugabo we nawe ajye abasha kujya imbere y'Imana musabire. Kuko amwatsa agaciro cyangwa akamusuzugura, ntabwo umugabo yamugira imbere y'Imana, ntabwo yari kumugira imbere y'Imana ngo amusabire, kuko yari kuba yamaze kumwaka agaciro, yamaze kumwaka ijambo, yamaze kumusuzugura. Umugabo ntiyari kwemera kujya imbere y'Imana ngo agire ute? Amusabire. Kandi n'umugore atari bujye imbere y'Imana ngo yisabire. Yari yamaze kunyagwa ijambo imbere y'Imana. Nta mpamvu yo kugira ngo rero ajye kuzamura ijwi, azamura umurenge, kandi abizi neza yuko n'ubundi yamaze kuba igicumuro imbere y'Imana, atafite ijambo imbere y'Imana, adafite kuba yahagarara imbere y'Imana, adafite n'agaciro na kamwe imbere y'Imana, ahubwo agafite imbere y'umugabo we.
12 kuri umurongo wa 12 muri iki gice cya 2 muri Timoteyo wa mbere, ijambo riravuze ngo kuko nanga ko umugore yigisha. Bivuge ngo no kwigisha ntibyari byemewe, ntabwo byari byemewe, ntabwo byari bikemewe imbere y'Imana, ntabwo byari bikemewe kubera ko yari amaze kuba ikibi, ntabwo byari bikemewe. Umugabo wenyine gusa niwe wari ufite kujya imbere y'Imana akavuga icyo ashaka cyose, yamara kwivugira akavuga n'icyo umugore ashaka cyose imbere y'Imana, agategereza igisubizo. Umugore yatumaga umugabo nawe, umugore akarindira umugabo akaba ari we umuzanira igisubizo. Murongo wa 13 avuga ngo kuko Adamu ari we wabanje kuremwa, nyuma hagakurikiraho Eva. Bivuge ngo ibi byari byambuye uburenganzira umudamu kuba umugabo yararemwe mbere, umugore akaremwa nyuma. Muri make agaciro n'uburenganzira yari afite yahise abyamburwa, yabyamburiwe aho ngaho. Ari agaciro yakamburiwaho, ari uburenganzira yabwamburiwe aho ngaho, mbega ahita atakaza byose, asigarana umugabo we gusa, ko ari we agomba kujya imbere, ari we agomba kubwira, atagomba kubwira Imana. Kandi imbere yari afite agaciro ko kuba yakibwirira Imana icyo ashaka. Birashoboka hari igihe umudamu ashobora kuba ari mu rugo, abadamu bari kuri Twaremewe Imirimo Myiza banyumva hirya hino, nagiraga ngo mbabwire ko iki gihe umudamu ataragifite ijambo na rimwe imbere y'Imana, ahubwo yari afite ijambo imbere y'umutware. Umutware yubahwe, umugabo yubahwe imbere y'umugore, kubera ko nibo batwingingiye aho tutari dukwiriye kwinginga, nibo badusabiraga aho tutari dukwiriye gusaba. Amen. Usanga umudamu ntabwo yigeze yirinda imbere y'umubi, ntabwo yigeze yirinda imbere y'umwanzi. Yaraje aramubaza ati ese muri ibi biti igiti utemerewe kurya ni ikihe? Kuko umwanzi ku manywa na nijoro atugenda runono, ashaka icyatuma tuva imbere y'Imana, ashaka icyatuma tunyagwa agaciro n'ijambo imbere y'Imana. Arangije umugore amena ibanga ryo muri Edeni. Umugore atagaciro kuko atabashije kwirinda. Umudamu wese urimo yumva Twaremewe Imirimo Myiza TV, ndagira ngo mubwire ngo niba yavugaga n'amagambo menshi ayagabanye, kuko amagambo menshi avamo ibicumuro, ajya avuga amagambo makeya. Nta mpamvu yo kugira ngo Satani aze akumenesha ibanga, nta mpamvu yo kugira ngo aze akubaze, cyangwa se umuturanyi wawe, cyangwa se n'undi uwo ari we wese, ngo akumeneshe ibanga rya buri kimwe cyose. Uyu yatangiye yivamo, Eva yatangiye yivamo, aramubwira ati ibi biti byose twemerewe kubirya, keretse igiti kimwe cyonyine n'Imana yatubujije kurya. Umwanzi arangije avuga ati uko byasa kose nuko byamera kose, aho ngaho niho mbonye inzira, aho ngaho niho yinjiriye. Yaramukinguriye umuryango. Burya nukingura akaryango gatoya umwanzi azinjira. Aho uzakingura uko hazaba hangana kose umwanzi azinjira. Numuhinzira mu idirishya azinjira, numuhinzira mu muryango azinjira, numuhinzira ku mwana azinjira, numuhinzira ku mugabo azinjira, numuha n'inzira ku mbuto azinjira, kubera ko niho wamukinguriye. Arangije aravuga ngo noneho kubw'iyo mpamvu iki giti n'Imana yatubujije kurya, itubwira ko nitukirya tuzapfa. Inzoka yamubwira ati hoya, ntabwo muzapfa, ahubwo muzaba muhawe kurema, namwe muzarema nk'Imana, namwe muzaba muhumutse, amaso yanyu azahumuka abashe kumenya icyiza n'ikibi.
nuko arangije aramubwira ati noneho nagiraga ngo usorome kuri iki giti Imana yababeshye ngo ntimuzaryeho, ugisoromeho ukiryeho, nawe nibwo uragira ubwenge, nibwo uragira ubumenyi. Ngo umudamu bimutera amatsiko. Badamu mujye mugabanya amatsiko, mujye mugabanya amatsiko. Niba hari icyo Imana yavuganye nawe, gitegereze wihanganye, ureke kwirukansa ibintu. Nubyirukasa uraza kugwa mu mutego w'umwanzi. Genda gakeya, icyo Imana ishaka aba ari cyo urindira, ugitegereze wihanganye, kubera ko nuza kuvuduka ukaza kurenza isaha, ukaza kurenza igihe yabishyiriyeho n'igihe ishaka kuzabiguhera, uraza gufata ibitari byo. Imana yacu idufashe cyane. Haleluya. kandi Adamu ngo siwe wayobejwe, ahubwo hayobejwe Eva. Uvuga ngo uku kuyobywa kwa Eva niko kwavuyemo kwamburwa ijambo. Wazatubonera umwanya ukadusobanurira ubundi nanone niba umugore yaba yarasubijwe ijambo n'agaciro cyangwa ntabyo yahawe. Nabigusobanurira nzagaruka nkubwire ahangaha umudamu yaratakaje agaciro, ariko ningaruka tuzaganira ukuntu umudamu yagaruriwe agaciro n'ukuntu yagaruriwe ijambo, aho yaherewe agaciro n'aho yaherewe ijambo yari yaranyazwe. Nzagaruka. Unteye amatsiko menshi shaka kuvuga ngo abantu bagitekereza ko umugore uyu munsi acyambuwe ijambo, acyambuwe agaciro, baba bibeshya cyane. Abo ngabo baribeshya cyane. Ntabwo umugore kugeza uyu munsi ari wa wundi uhejejwe inyuma, ari wa wundi wo gusaba umugabo gusa, ahubwo ntabwo tugisaba abagabo bacu, ntabwo tugisaba abatware bacu gusa, ahubwo dufite n'uburenganzira bwo gusaba Imana, tuyinginze, tuyibwira icyo dukeneye imbere y'Imana, ikakitwihera, kuko hari uwatwitangiye. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Amen. Ubwo ngubwo ubutaha uzadusobanurira neza uburyo umugore yagaruriwe agaciro n'uburyo yagaruriwe ijambo. Hanyuma tuzarushaho gusobanukirwa no kumenya. Ntangiriye inyigisho nari natekereje mvuga nise koko niba umugore yarambuwe agaciro n'ijambo uyu munsi akaba ariko bikimeze, ntago nabyumvaga, ariko uzadusobanurira ubutaha uburyo yagaruriwe ijambo n'agaciro. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Yego, urakoze. Amen. Amen. Urakoze cyane kubw'inyigisho tuganirije, kandi nizera ko igiye gufasha benshi bakamenya ukuri k'ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hanyuma wayiherekesha isengesho kugira ngo izagire ikirema n'ikihindura ku bazayumva bose. Imana y'amahoro ikugirire neza. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye, ndaguhimbaje kuri uwera, ndagushimye kuri mu ruhande rwacu kandi uri mu ruhande rwacu mubisha ntawe. Nyemerera iyi saha, uyu munota, Uwiteka Imana, ngira icyo mvugira imbere yawe kubwira ijambo. Nanjye nk'umukozi wawe ndabibye, ndakwinginze kugira ngo ugushe imvura y'urujojo mu mitima y'abazumvira ijambo bose, maze Uwiteka Imana rikwirakwira amahanga, rikwirakwire hose ku isi hose, rikwirakwire mu bantu bawe, ribyutsa abaguye. kandi uwera wa Isiraheli ukomeze uribibe, uribabwira uko bikwiye. Njyewe ndi mikoro, nawe Kristo ndakwinginze kugira ngo uvuge, ubwoko bwawe bubashe kukumva. Urakoze kubyumvise, urakoze kutugiriye neza, ni mu izina ryawe mbyambaje Kristo. Amen.